aho abazungu barwigabanyirije barutwaye icya gatatu cy'ubugari bwarwo. Bageze hano icyo ndeba barebye imiterere y'iki gihugu. Ni igihugu gifite imipaka ya kamere. Wirebye nko mu burengerazuba hari ikiyaga cy'Ikivu, hepfo yacyo hakaba Rusizi, usubiye haruguru hari ibirunga, ibisozi birebire bisa nkaho rwose byakora no kwijuru umuntu ari hasi abirora. Wakomeza wajya mu burasirazuba hakaba Akagera, wamanuka Akagera ukagera ku Kanyaru. Nubwo ntari impari ariko ubirebye nibyo bakurikije kugira ngo bakate icyo gihugu, bakeka ko ari nako rwari rumeze na mbere hose. Ntabwo mpamye ko babigize nkana. Aho niho basubiye mu mipaka nyine, Abongereza, Ababiligi bagabana imipaka bushyashya, kuko icyo gihe Ababiligi baravuga bati muturekere Kongo yacu, Kongo Mbiligi, ahasigaye Abongereza turahabahaye. Nibwo rero bibutse gushaka inzira y'igari ya moshi ibanye nk'uko bivuze muri Cap muri Afurika y'Epfo ikazajyana Okeri mu Misiri. Bashaka gucaho uwo murongo rero kugira ngo bazabone ukuntu bazahashyira igari ya moshi izajyana ibintu by'ubucuruzwa. Ndetse n'icyo gihe badutwaye Igisaka, nanone n'ibijya bihugu nyine byari byaragiye mu Uganda nabyo biheze mu Bongereza. Sinzi niba bigeze no gushaka undi muhanda ndetse wavaga Dar es Salaam uca Kigoma, ubwo wenda wari ufite kuzakomeza nawo ukazagera mu burengerazuba. Kubigereranya rero ndabona ari ibintu bidashoboka, kereka wenda akantu nka kamwe cyangwa tubiri, nubwo Abadage banyarutse ariko hari akantu baramaze kutwereka. Abadage bakiza ntabwo bishyizemo kwangana n'umwami. Bakiza hari ishangi bakujejeho igihe cy'umwami Rutarindwa, ndetse ingabo z'u Rwanda zirahashirira. Umutware Bisangwa arahagwa n'ingabo nyinshi zimwe ndetse n'iziwacu izitwaga Ijuru. Muhigirwa hari umutware wabo arihungira. Umwami abasanze bikomeye kurwanya abazungu atereka mbere kireka twumvikane. Abatuze baraturana. Biza bityo rero bisa nkaho bumvikana, bafite kumvikana, barinda bagenda ntacyo barapfa. Ikindi mbona kitari kutuma batumvikana nuko urebye nk'Ababiligi mu byo twapfuye hari mu bintu byerekeye idini, kuko Ababiligi bazanye n'abamisiyoneri cyane cyane Abagatolika. Baza rero bafite yuko bafatanye n'abamisiyoneri bakigisha idini, bakigisha n'amashuri, bakabafasha gucunga igihugu. Nabo Abadage ntibari Abagatolika cyane, urebye iby'Ubugatolika iby'Ubukristo si byo bashyize imbere. Ubwo rero icyo ni kimwe mu bintu nyine bitari kubateranya nk'uko Ababiligi byabateranije. Urebye mu by'ukuri kereka wakabya kubigeranya ibintu bitageze umwanya wo kubana ngo turebe uko bimeze. Abadage bagiye tutarabamenya, ariko byasaga nko byari kuzakunda bikanakubitiraho nyine ko cyari igihugu gikomeye. Abadage bari bazanye ibintu by'amajyambere byinshi. Iyo ugenzuye nko mu bihugu nk'ariya hepfo za Butare bari baratangiye gucukura imyobo aho bashaka ya mabuye y'agaciro, urumva nyine bari baratangiye gupima umuhanda. Ariko Ababiligi bamaze imyaka n'imyaka bagiye nta gari ya moshi nimwe muri iki gihugu. Wenda ukageranya uti igihugu kinini n'agahugu gato nabyo nyine bifite icyo birushanwa. Ubundi revolution ni iki? Ijambo ry'Igifaransa cyangwa ry'Icyongereza ry'abazungu ni ukuvuga gukoresha ingufu kugira ngo uhirike ubutegetsi bwari bushyigikiye ikintu kibi, ukahirika ubutegetsi nicyo bushyigikiye. Urebye rero byabaye hano mu Rwanda
kuko twari dufite ibintu bibiri byari bitubangamiye, kandi ibyo bintu bibiri ntibabikuyeho ahubwo barabikomeje muri za 59. Ibihe cya mbere bari baratwambaye ubwigenge bwacu muri ya nama ya Berlin nyine muri 59, ahubwo barwaniye kugira ngo babuze independence, babimatire twe kuzafata ubonye ubwigenge, ndetse bagiye no kugira ngo barabubahaye babubeshye ababwiye bati independence ntituyikeneye ntabwira. Urumva ari cyo kintu ntabyo ntibagikuyeho, cyari kibabaje. Ikindi cya kabiri, bazungu ababirigi bazanye amacakubiri y'amoko biti bakiza, basanze u Rwanda rutegekwa abarutuye rwo abahutu, abatutsi, abatwa. Bashyiraho rero kwimakaza imiryango imwe y'abatutsi bitwa ngo bari baramenyereye ubutegetsi n'iwabo, bicaza abandi bose basigaye. Igihe cyo gusaba ubwigenge ababusabye n'abari ku bwa butegetsi bari babuhawe n'abo bazungu nyine. Babonye batyo batuvari babantu twashyize kwibere nibo baduhindutse, batinga tukwereke. Bazana amacakubiri ya kabiri, amwe ya mbere y'abatutsi bakeya bayasimbusa y'abahutu bake bo muri Parome Hutu. Urumva rero ko ayo macakubiri nibo bayazanye. Ikindi hariho n'ikintu gikabije n'icyo cyajemo impamvu z'ibi byose. Urumva mbere baravuze ngo ni abatutsi nibo bari ku ngoma ya mbere, none baravuga ngo igihe cya Parome Hutu ngo ni y'abahutu. Ari ibinyoma. Mbere ntabwo ari abatutsi bose na nyuma se abahutu bose, byose rero bikaba nyirabayazana ari abazungu. Ubwo se revolution nigize iti ni yihe? Hari nuko revolution igirwa n'abene gihugu, cyo ni igitekerezo cya kabiri nacyo abantu batibuka. 59 abateka igihugu ni bande? Niba ababirigi, ubukoroni bwari buriho bari bafite no kubukomeza. Nabagiye ku ngoma icyo gihe bo muri Parome Hutu bifashishije ababirigi. Uzi ko muri leta ya mbere harimo abazungu, igice cya kabiri cyara Parome Hutu, ikindi cyara ababirigi bafatanije aho ngaho. Ubwo rero urumva yuko kuvuga ngo ni revolution atari ikozwe n'abanyarwanda tukiri mu bukoronize nta cyahindutse, byo ni ibintu by'amagambo gusa. N'ababirigi bakomeje gutwara bifasha abanyarwanda bamwe na bamwe, barababwira ati muvuge ko ari revolution kugira ngo tubone uko tubyitwaza. Icyari gikenewe uko ndeba ni ikintu aho kwitwa revolution byari kwitwa evolution. Koko mu muco no mu mitegekere kera hari ikintu cyagombaga gukorwa. Twari tumaze kubonana n'abazungu, bari bamaze kutwereka amajyambere menshi. Ubwo rero mu byerekeye ubukungu bw'igihugu, iyo evolution yashoboraga kubaho, tubye hari nko mu bukungu bw'igihugu. Bakadufashisha ibikoresho bafite n'ubwenge bwabo bwa tekinoloji, rero tukagira amajyambere koko mu byerekeye ubukungu bw'igihugu. Ibyo muri 73 nari mpari, yemwe nanjye nicyo gihe byankozeho. Icyo gihe nahungiye nari Butare, abadominikani bacungaga icyo gihe Université Nationale du Rwanda. Nabonaga abana bahunga, tukabacumbikira, tukabambutsa rwihishwa, tukabageza ku Kanyaru tukagaruka. Bavugaga iki? Ubigenzuye ntibari bafite imvugo imwe, byasaga nkaho ari amagambo abiri. Bamwe bakavuga bati leta ya Kayibanda siteka ibyo bintu bifite abandi babicunze, ndetse umunsi umwe akavuga ati ntanze amahoro, undi amahoro akabura. Icyo umuntu areba cyaje kuvamo nyuma ni byavuyemo nyine ni coup d'état ya Habyarimana. Ibyo mu Gifaransa babyita relecture. Nubwo batabimbwiye, nubwo ntari mu mabanga yabyo, Habyarimana kugira ngo ashobore kugira icyo anegura Kayibanda wari warashyize imbere iryo jambo ngo yashyize imbere abahutu kugira ngo abone icyo amurega bamukureho amaboko, yabombye gushaka igikingirizo cy'umututsi nicyo cyari igikoresho. Ibi byose babitambikagamo umututsi bigakunda bigafata. Ubwo rero nkibisha yuko Habyarimana nabe bacenze Kayibanda bati n'abatutsi dore
mu kiliziya baracyuzuye, mu mashuri baracyuzuye, mu bucuruzi nibo gusa. Aba bantu bagiye kugaruka, Gatutsi agiye kongera agaruke dutegeka atwicire ku gakana, reka tumwikize. Wenda Kayibanda arahumiriza, cyangwa wenda ntiyaranabyanze, nabyo ni gituma avuga nti ntawabimenya rwose. Ariko rero ubigenzuye wabona ko warabifitemo uruhare runini, cyangwa niba atanabitangiye uwo byagiriye akamaro nabakoze iyo kudeta yitwaje Abatutsi. Ndakwibutsa yuko koko icyo gihe Umututsi wari ukigaragara n'abihaye Imana cyane cyane, nibwo bwa mbere abihaye Imana bahunga, birukanwa ndetse bapfa.